Ndabashuje cyane nanone mbahaye ikaze kuri Health in Life. Ndabashimiye cyane kubwo kongera kubana natwe, mbaha ikaze kugira ngo dukomeze kuba kumwe. Uyu munsi aka kanya ngufitiye ikintu gishyashya ariko twese dusa nkaho urundi ruhande tumenyereye, kuko uyu munsi ndakomoza ku ngingo ijya gusa nk'iyo duherutse kuvugaho ijyanye n'urukundo mu buzima. Urukundo mu buzima, uburyo bwo kuba mu rukundo bigafasha bikakugirira umumaro nk'uwo wari witezemo, kuko twabonyemo ko ni ukuvuga ngo urukundo ni ibyiyumvo byihariye bikwiye gufasha umuntu kugira ukuntu aruhuka kurenza ko byongera kuba ahubwo umutwaro. Muri urwo rwego twabonye byinshi ushobora gukora kugira ngo ubashe kwinjira neza mu rukundo kandi birushaho kugenda neza. Uyu munsi ngufitiye impamvu cyangwa se inzira zitandukanye ushobora kugaragaramo cyangwa ushobora gukoresha kugira ngo ube umuntu ukuze mu bitekerezo, mu buryo bw'umubano cyangwa se mu rukundo. Kuba umuntu, how to be mature in relationship. Ni gute ugiye kuba umuntu ufite ibitekerezo bikuze, ukuze mu mubano cyangwa se mu rukundo. Impamvu hakoreshejwe ijambo mature ni uko ibitekerezo akenshi bifite ukundi kuntu bitajyana n'imyaka, nubwo nabyo bishoboka. Uko umuntu akura mu buzima bwa buri munsi niko agira ibitekerezo bikura, ariko nanone umuntu ashobora kugira ibitekerezo bikuze nyamara wenda imyaka itaraba myinshi. Ni muri urwo rwego twahisemo gukoresha iri jambo mature. How to be mature in relationship, in love, in marriage. Iyi nkuru turayikesha urubuga rwitwa marriage.com, aho bavuga izo nzira ushobora kugaragara nk'umuntu koko ukuze mu buryo bugaragara. Hanyuma ni gute umuntu aba umuntu ukuze mu mubano cyangwa se mu rukundo. Ni ukuvuga ngo ubwo bukure mu rukundo bushobora kugira ibisobanuro byinshi, ariko ubundi ni ubushobozi bw'umuntu umwe mu buryo bwo kugerageza kwisanisha n'umukunzi we cyangwa se n'umubanyi we kugira ngo bumvikane, hanyuma amukunde atitaye ku mbogamizi runaka, cyangwa se yirengagije imbogamizi runaka, cyangwa se yirengagije ibibazo runaka, mbese n'ibindi ibyo aribyo byose ashobora guhura nabyo, akabasha kumvikana no kubasha gusubiza uwo bakundana muri situation cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwo nibwo buryo dushobora kuvugamo imikurire runaka, cyangwa se tukavuga tuti ni ubumenyi ariko buri bw'amarangamutima aganisha ku rukundo, bujyanye no kwizera ndetse no kumvikana n'uwo mukundana, ufite ishyaka ryo kumva neza ibyo umukunzi wawe akeneye byihariye. Uko niko dushobora gusobanura ugukura nyirizina mu rukundo. Hanyuma noneho dushobora kwibaza ngo ese uko gukura gufite uwuhe mumaro
ufite uwuhe mumaro mu rukundo cyangwa se mu mibanire. Icya mbere cyo ni uko ibi bintu bigufasha kubasha kumenya aho ukwiriye kugarukira, icyo ukwiriye gukora n'icyo udakwiriye gukora, igihe ukwiriye kugikoramo n'igihe udakwiriye kugikoramo. Reka twe gufata umubano nk'ibintu byikora, cyangwa se ngo tujye twitwaza ngo oya niko njyewe meze cyangwa se niko wameze. Oya, ntabwo ari byiza. Nyamuneka iyo tuvuga bino bintu tuba tubivuga ku mpande zombi. Wowe unteze amatwi urimo uranyumva, reka kumva ibi ngibi mvuze ngo uhite ubitekereza kuri mugenzi wawe ku ruhande mukundana cyangwa mubana. Ihereho wowe, ihereho wowe ku giti cyawe. Reka guhita utekereza mugenzi wawe ngo niwe ubyica. Oya, ahubwo wowe itekerezeho, banza ubikosore. Ibi ngibi bikunda cyangwa birya mu buryo iyo mubasha kubikora mwembi. Iyo bikora umuntu umwe aravunika. Ikintu cya kabiri, ibi bintu bimaze kuba mukuru, kugira ibitekerezo bibasha gutekereza, ni ukuvuga ngo bifasha kugira ibibazo mukemura mu buryo bworoshye budatinze. Iyo mwagiranye amakimbirane, iyo hari ibintu runaka mutari kubasha kumvikanaho, ubukure buhagije n'ibitekerezo byiza mu rukundo bibasha kugufasha gukemura ibyo bibazo vuba bitabashije gufata igihe kinini. Ikindi, ubu bukure bufasha kumva neza, kubasha kumva umuntu. Bukuraho ukwikanyiza no kwikunda, ukabanza ukamwumva, ukabanza ukumva ibyiyumviro bye uko bimeze, sibyo? Ako ni akamaro bishobora gufasha kandi bigatuma umubano wanyu woroha. Utameze nka wa muntu ubushize warimo agisha inama avuga ati nyaboneka byaranshanze sinkivuga. Kugira ubwo bukure bigufasha muri ubwo buryo. Reka tugende turebe impamvu ya mbere yo kugira ubwo bukure. Ni gute nkwiriye kumera kugira ngo mbe mfite ubwo bukure? Ni gute nkwiriye kuba meze? Ni izihe ngingo nshobora kwipimaho nkavuga ngo mfite ubukure bukwiriye koko mu rukundo? Ingingo ya mbere ivuga ikintu kijyanye no gutanga amakuru. Be a good communicator. Gutanga amakuru. Ese wowe n'uwo mukundana mubasha guhana amakuru? Hari amakosa menshi mu rukundo ajya akorwa kubera ko abantu batahanye amakuru. Hari ibintu ugiye gukora, hari ahantu runaka ugiye, nyamara biri ngombwa yuko umenyesha umukunzi wawe cyangwa uwo mubanye, ariko ntushobora kubivuga. Ni ukuvuga ngo niba ukora ayo makosa, hindura, nyamuneka gerageza gutanga amakuru. Ugerageza gutanga amakuru, ugerageza gutanga igitekerezo cy'ikintu kiri kujya mbere. Birafasha cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo birinda uwo muri kumwe gutuma yibaza ibintu byinshi, kuko ku cyo yagakwiye kwibaza hiyongeraho n'ibindi bibazo by'uko utamuhaye amakuru. Cyangwa se tureke no kuvuga wenda ibyo ngibyo, ushobora kuba wari uri kumwe n'umuntu runaka, mwari mufitanye gahunda, ariko kubera yuko udashobora kumubwira ko hari impamvu runaka ishobora gutuma bitagenda neza, bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko ntiwavuze ko iyo gahunda ishobora kugira kirogoya. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, gerageza kuba umuntu ufite amarangamutima akuze. Ureke gutwarwa n'amarangamutima naho bitari ngombwa. Gerageza gufata amarangamutima yawe uyasanishanye n'inshingano ndetse n'imyitwarire. Reka gutuma amarangamutima yawe agaragaza imyitwarire mibi, atuma witwara nabi, atuma ureka inshingano, atuma udakora icyo ukwiriye gukora. Yobora amarangamutima yawe.
aba amarangamutima mazima aboneye, amarangamutima akora ikintu mu mwanya wacyo, amarangamutima akora ikintu uko gikwiriye gukorwa. Uburyo bwa gatatu, gerageza gukora icyumba mu mubano wanyu cyangwa mu rukundo, gerageza gukora icyumba cy'uko ibintu bidakwiriye iteka kugenda neza, kuko nta muntu wa mise kigoroye, nta kintu kitagira exception, nta kintu kitagira urundi ruhande utari witeze. Rero niba ufite ibitekerezo koko bikuze, gerageza kumva ko umukunzi wawe nawe ashobora gucika intege, wumve ko hari urundi ruhande nawe ashobora gukora rukaba rutakunezeza. Mu mutima wawe siga icyo cyumba, siga ako kantu ko kwihanganira ku buryo uzabasha kubyihanganira, ku buryo ibintu byose utazajya uba wateye hejuru, ibintu byose bitazajya biba byacitse. Nta kintu ugira cyo kwirengagiza namba, oya ntabwo ari byiza. Gerageza ko ngako nako ugakureho. Ikindi gikomeye cyane kandi cy'ingenzi ni ukwizera ndetse no kubaha. Gerageza kwizera umuntu mukundana kandi unamwubahe. Reka kuba umuntu utangira impamvu yo kugaragaza ko wagize icyizere gike, kabone n'ubwo waba wakigize. Si byiza guhita ucyerekana, kuko uwo muntu muri kumwe hari igihe bimusunikira burundu kuguhenebera, kuko nta kintu kibabaza nko kubona umuntu atakwizera, kabone n'ubwo waba utari uwo kwizerwa. Umuntu ufite ubukure buhagije akenshi akosorwa n'ibitekerezo kurusha imbaraga. Niyo mpamvu mu buryo bwo kwizera no kubaha bishobora gukosora umuntu kurusha uko ushaka gukoresha imbaraga n'igenzura ryawe rya hato na hato, kuko n'ubundi ikiri mu muntu ntabwo wagikurishamo imbaraga. Usibye n'umuntu mukuru n'umwana baravuga ngo inkoni iguvuna igufwa kandi igiti kigororwa kikiri gito. Umuntu wamaze gukura akosorerwa mu bitekerezo, ntabwo akosorerwa mu mbaraga z'umubiri. Ikindi, ubundi buryo ukwiriye gukoresha, ubundi buryo ukwiriye kwiremamo nk'umuntu mukuru, gerageza kumva. Practice deep listening. Gerageza gutega amatwi. Fata umwanya utega amatwi umuntu umwumve. Buriya rimwe na rimwe mu buzima bwa buri munsi ntitubasha kumenya abantu batubeshye kuko ntidutega amatwi. Ntidutega amatwi, tuba dushaka natwe kuvuga, tuba dufite ibintu byinshi byo kuvuga, nyamara ururimi rwoshywa n'urundi. Practice deep listening. Gerageza gufata umwanya wo gutega amatwi kandi ushimikiriye cyane. Utega amatwi rwose, ureke avuge, ndetse avuge umwibutse kuvuga n'ibisigaye byose. Utega amatwi bizagira icyo bifasha mu rukundo rwawe, mu mubano wawe, kuko iyo amaze kuvuga nibwo nawe ujya wabona uburyo uyungurura mu bintu yavuze, ukamenya ibikwiriye kuvugwaho, ukamenya uko ikibazo cyagenze, ukamenya iyo bigana, ukamenya icyo kuvuga n'icyo kutavuga, ukamenya icyo kwigizayo cyateza ibibazo n'icyo kutigizayo, kuko wateze amatwi. Ikindi nacyo gikomeye cyane, noneho gerageza kwemera amakosa kandi usaba imbabazi.
bijya biba ngombwa ko ushobora no kwemera amakosa ukanasaba imbabazi kandi atari nawe wayakoze cyane, mu rwego rwo kugira ngo hoye kuguma umwuka mubi. Bishatse kuvuga ko aho kugira ngo utongane cyangwa se uvuge amagambo menshi, byaruta ugatuza ugaceceka bigafatwa nk'aho wenda wasuzuguye, aho kugira ngo uvuge amagambo menshi, kuko nyuma wowe utashakuje uzafata umwanya wo kumvikanisha impamvu yo guceceka kwawe. Hanyuma rero gerageza mu gutuza kwawe ube wakoresha kwemera amakosa ndetse no gusaba imbabazi, kuko akenshi iyo habayeho intonganya hari igihe birangira mwese mubaye abanyamakosa, umwe cyangwa uwundi muri mwese nagerageze cyangwa njyewe ngerageze cyangwa nawe ugerageze kwemera amakosa no gusaba imbabazi, uce bugufi. Ikindi, tekereza mbere yo kuvuga. Wowe wateze amatwi, wowe ushaka kugira icyo uvuga, we wahawe umwanya, banza utekereze mbere yo kuvuga. Umutima w'umupfapfa wihutira kuvuga. Banza utekereze mbere yo kuvuga. Ingingo ikomeye cyane iranga umuntu ufite ubukure buhagije. Ntabwo nabivuga byinshi, birumvikana. Ikindi, aba umuntu witeguye kugira ubufatanye. Garagara nk'umuntu ufite ushaka gutanga umusanzu. Ese koko mu rukundo ushaka gutanga umusanzu cyangwa niwe ugomba gukora ibintu byose, niwe ugomba kuvunikana ibintu byose? Ubu umuntu ufite ishyaka ryo gutanga umusanzu, ishyaka ryo kumvikana, ishyaka ryo gushyira ibintu mu buryo, apana umuntu wo kurushaho kuzambya ibintu no kubikomeza. Umuntu w'umugwaneza, umuntu ufite ubumuntu, ufite kumvikana, ufite impuhwe, udafite ubwikunde, udafite kwikubira, udafite kwirebaho gusa, ugerageza kureba no ku bandi. Reka ubwikunde bwinshi cyane, ahubwo gerageza kwifata, wishyire mu mwanya wa mugenzi wawe. Ikindi gikomeye, reka gutekereza cyane ibitari ngombwa cyangwa gukeka. Reka gukeka cyangwa gutekereza ibintu bitari ngombwa. Do not overthink or making the assumptions, different assumptions, overthinking. Gerageza kudakabya. Tekereza ibintu bitari ngombwa, utangire winjire mu bitabaye, ubikabirize, ubigire ibintu bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo niba uri umuntu utangira gukeka ibindi bintu byinshi, ntabwo uri umuntu witeguye gufashanya, ntabwo ubukure bwawe buracyafite ikibazo, kuko gukeka si byiza. Ahubwo tegereza, wumve, tega amatwi, uhere ku byo wabwiwe, uhere ku byo ubona, reka gukeka. Iyindi ngingo, reka gushaka guhindura umubanyi wawe cyangwa umukunzi wawe. Do not try to change your partner. Ushobora kugira ibitekerezo bifasha umuntu guhinduka, ariko si akazi kawe guhindura umuntu.
You can inspire people to change, but it is not your job to try to change them. Mbivuze muri ubu buryo kugira ngo byumvikane. You can inspire people to change. Ibitekerezo byawe bishobora gufasha umuntu guhinduka, ariko ntabwo ari akazi kawe guhindura umuntu. Umuntu mukuru ahindurirwa mu bitekerezo, ntabwo ahindurirwa mu mbaraga. Abantu benshi bapfa ibintu byo gufata amatelefone y'abakunzi babo. Hari ibyo ubona runaka bitagushimishije, hanyuma urashaka ko kugira ngo abicikeho ari uko uzajya ufata amatelefone ye ukajya urebamo. You are not inspiring him or her to change. You are forcing. That is not your job. Ako ntabwo ari akazi kawe. Ntabwo ari akazi kawe koresha ibitekerezo. Reka gukoresha imbaraga, kuko uwo muntu nawe yabikora ababizi. Hari n'igihe rimwe na rimwe aba azi nuko azitwara nubibona. Ntabwo ibyo bintu bikuze, si iby'umuntu ukuze. Gerageza kubona ibintu mu buryo bwiza. Gerageza kubona ibintu mu buryo bwiza. Reka igihe cyose guhora mu ruhande rubi. Tekerereza umukunzi wawe mu buryo bwiza igihe cyinshi, igihe cyose, n'igihe bitari ngombwa mwereke ko umubona mu ishusho nziza, kuko nibyo bimuhindura. Ahubwo nuramuka umweretse ko umubona mu ishusho mbi igihe cyose, azarushaho kuyibamo. Azarushaho kujyayo. Umvikana n'umukunzi wawe mu rukundo, wishyire mu mwanya we. Abantu ikintu kitunanura kenshi ni ukwifata tukishyira mu mwanya w'abandi. Iyaba njyewe byari kugenda bite? Tureke kwiyumvisha ko ari twebwe dukora ibintu neza. Icyanyuma kwihangana. Hari ubwo ibintu utazabyumva, hari ubwo ibintu uzabibona ko bitaciye mu mucyo, hari ubwo ibintu uzabona ko bikurenze, ariko ihangane. Gerageza kwihangana. Ntabwo kwihangana bifitiye umumaro uwihanganirwa, ahubwo bifitiye umumaro umuntu wihangana, kuko akebo kagiwa mugaro. Kandi uwamaze kuzurwa n'umutima wo kwihangana nta guhangayika aba akigira mu mutima we, kuko iyo amaze kwihangana amera nk'umuntu ufashe umutwaro akawushyira ku ruhande, ubundi akikomereza. Impamvu wowe kwihangana bikikuvuna ni ukubera ko utaramenya akamaro kabyo, ni ukubera ko utaramara kubigira igice gikwiye kuranga umutima wawe cyangwa ubuzima bwawe cyangwa urukundo rwawe. Ariko iyo kwihangana wamaze kumva umumaro wabyo kuri wowe biragufasha cyane. Dusoza, ibyo nibyo bintu twarimo tuvuga bishobora kugufasha kugira ibitekerezo cyangwa se kuba umuntu ukuze mu rukundo cyangwa se mu mubano. Turimo dusoza, ni ukuvuga ngo iyo wifashe ukishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, bigira ikintu bigufasha, bigira uburyo bigufasha mu gutuza cyangwa se mu guturisha ibibazo bimwe na bimwe ushobora guhura nabyo mu mubano cyangwa se mu rukundo. Abantu benshi bafite uko bumva ku kintu kijyanye no gucana inyuma, wenda tuzabigarukaho, ariko wowe n'umubanyi wawe cyangwa n'umukunzi wawe
ntuzigere ureka kumuca inyuma ubimukoreye, ahubwo uzabireka ubyikoreye wowe, kuko n'ubundi ibyo ngibyo mu kubikora ni wowe wijyana, ntabwo umujyana. Niba utarumva akamaro kabyo kuri wowe gusa, kuri wowe wenyine, ntabwo bishobora kuzagira akamaro kuri mugenzi wawe. Banza wumve akamaro bifite kuri wowe. N'ibi ngibi byose turimo tuvuga, banza wumva akamaro bifite kuri wowe. Numara kumva akamaro bifite kuri wowe, nibwo uzabasha kumva n'akamaro bifite kuri mugenzi wawe. Umuntu utikunda ntabwo ashobora kubasha gukunda undi. Umuntu utikunda ntabwo ashobora kubasha gukunda undi. Umuntu utiyitaho ntabwo ashobora kubasha kwita ku wundi. Ntibishoboka. Niyo mpamvu umuntu iyo yikunze aba ashobora gukunda undi muntu. Kwikunda tuvuga ntabwo ari selfish. Ni ukwikunda bya bindi tuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukubera ko iyo udafite urukundo ngo wikunde wowe ubwawe, ntabwo ushobora gukunda undi muntu. Muri make, ntabwo ushobora gutanga icyo udafite. Utanga icyo ufite. Ibi ngibi byose rero tuvuga, reka tubanze tubishyire mu ruhare rwacu, tubitange kuko twabanje kubigira. Reka tubanze gukura twebwe, muri twebwe tubanze gukura, hanyuma dufashe abandi bantu gukura. Reka tubanze gukura, hanyuma dutungwe umubano ukuze. Reka tubanze dukure, hanyuma dutange urukundo rukuze, rufite ireme. Ngayo nguko rero, ndagushimiye cyane wowe twabanye, nakagaruka, turi kumwe cyane. Mukomeze mudukurikire, mukore share, mukore like, mukore subscribe, ndetse ushobora no kuduha igitekerezo ukatwandikira ukatubwira uti nyamuneka ubutaha nimutubwire kuri ibi bimeze gute na gute. Ngayo nguko, mukomeze kugira amahoro aho muherereye hose, by'umwihariko mu Rwanda, mu Burundi, n'abari hanze bose y'ibyo bihugu bashobora kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abandi abo ari bo bose bari mu mpande enye z'isi. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro, mugire Imana n'amafaranga. Nk'uko bisanzwe, mwari kumwe na Adamu.